Umunyamabanga wa Ferwafa bwana Kalisa Adolphe, mwaramutse neza. Mwaramutse neza kare. Tukwitabaje kuri iki kibazo cya Mukura cyakomeje kuvugisha abantu benshi. Abandi bakinnyi bano banyamahanga babiri berekanwe kuri Rayon Day, umwataka n'umudefanseri. Ku munsi w'ejo nta myitozo bakoze. Kora cyane. Wiriwe neza. Umunyamabanga wa Ferwafa bwana Kalisa Adolphe, mwaramutse neza. Mwaramutse neza kare. Tukwitabaje kuri iki kibazo cya Mukura cyakomeje kuvugisha abantu benshi. Bwana Adolphe, ikipe ya Mukura yabasabye gukina umukino wo ku munsi mukuru wa Mukura, ariko bisa naho mwabahakaniye. Impamvu ni iyi? Kubahakanira ntabwo ari byo. Ntabwo twabahakaniye, twababwiye ko nkurikije ko uko byagenze itariki 5 mu masaha 9 Mukura FC yanditse isaba ko ishaka gukina umukino Mukura Day na Rayon Sport. Itariki batoranyije itariki iriho yari iteganyijwe Super Coupe. Tubabwira ko turabasubiza ejo, ariko bamaze gusohora amatangazo, bamaze gukora ibindi byose bigira sinzi bataremererwa, basohora ibiciro bagira iki, ariko turababwira ati nta kibazo, ariko kuri uwo munsi n'ayo masaha ntabwo mushobora gukina. Ariko igihe cyose kindi mwifuriza gukina uwo match bitabangamira amatariki yandi ya shampiyona cyangwa ikindi gikorwa cyose giteganyijwe na federation cyangwa na Rwanda Premier League, mwabikora nta kibazo. Ariko bisa nkaho ahubwo byaje kuzamo polemike itari ngombwa, ku buryo iki gitondo nibwo navuganye na bwa mbere nitwa Murenzi. Hari umuntu witwa Murenzi, I think Murenzi uwo muri Mukura. Murenzi simuze, ntabwo ari Gatera. Oya. Ni MD. Yes. MD wa Mukura. Prote. Musoni. Yes, Musoni, sorry. Musoni niwe wanditse n'urwandiko. Yego. Ariko mubwira ko twebwe nta intere dufite kumva umunyamuryango yorganije igikorwa nka kiriya. Dufitemo intere ebyiri. Kuri plan technique nuko ni byiza ko azamura urwego rwe match nkiri bifasha. Ikindi kuri plan financier kitwakorana hamwe kugira ngo iki kintu gikemuke. Ariko ntabwo ari angle mwagiyemo. Mwagiye muri angle ya polemique, mukunda social media cyane, atwangiye iki. Ndabubwiye ko yabaje ntabwo nari nyibaziho. Ariko tujye noneho muri pratique. Ni murashaka gukina match mwateganyije uriya munsi. Ese iriya stade ko ifite amashanyarazi, kimutashaka solution muri yo sens. Ati bamugani nduva najya kubaza. Hagaruka nkababwira ndavuga solution niyo ifo gutekereza solution mbere ya problem. Iki kibazo ndagikemura gute mbere yo kujya muri ntuza zindi. Match izaba kuri ari amasaha kubera ko hari ikindi gikorwa kiteganyijwe cya championnat gifungura championnat Super Coupe. Ni event iri programme yahinduye amatariki kubera impamvu zindi mwese muzi, ariko namwe mufite igikorwa kibafitiye akamaro mushobora kuorganiza. Ariko twashaka solution kuki mutatekereza muri iyo angle. Yagiye kubaza muri ntuzaye byashoboka kugira ngo turebe ko twabona ntuza muri iyo tubona umukino wa Mukura ukaba waba nyuma ya Super Coupe, mu masaha ya Super Coupe ugakinwa kuri ntuza nziza. Ariko umuntu yakwibaza SG event yabereye i Kigali kuri Pele Stadium, ama equipe aratandukanye, abasifuzi murabafite benshi bazasifura shampiyona.
hasigaye icyumweru ngo shampiyona itangire, ibyo byose ntimwabura abasifura iyo match. Venues ziratandukanye mu ntara zitandukanye, ubundi bibangamiye iki Mukura ikoze Mukura de na Super Coupe ikaba Super Coupe nubwo itaragira ingufu zihagije, ni evenement dushaka kugira igikombe gikomeye tukagikomeza kikagira ikaba evenement yabaye mu gihugu cy'ikipe yatwaye shampiyona n'igikombe n'ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro. Sasa kujya kuorganiza en même temps ku yindi stade match yindi ni nko kukibanaliza, no kukigira ikintu kikiri banale. Nta ndimo ndakina hariya uyatwaye shampiyona n'undi ntiyagitwaye, harimo ababaye ba gatanu n'aba gatandatu n'ababaye ba karindwi n'uwa munani, wa 12 harimo arakina n'uwa 14, nduza abandi ababaye abambere barimo arakinira hariya. Ndumva ari ukugitesha valeur. Ni muri iyo sense je numva ari evenement igomba kuba abapresident ba equipe bazakina shampiyona bari invité, abayobozi b'amakipe bose bahari, donc tukagiha valeur. Kujya organize indi evenement ahandi ni muri iyo sense ariko Tibo camarade yes nitwa Regis Muramira waho Regis. Mu by'ukuri ko nzi ko uri umunyamupira unakaze cyane, niko nabyita nkurikije uko imyubakire umupira yagukoreye yarugiye kuzamura kugira igitangaza n'Imana hari muri uno mupira, kuko ufite ingufu nyinshi sinzi mubizi. Oya wibiseka mbahera aho ngaho njya kubaza. Mu by'ukuri Super Coupe waruzi ko ari evenement iba ijya gusa nkaho ni ntabwo narita evenement ya competition ya nyayo. Mu by'ukuri ni nk'ikimenyetso gusa cy'uko shampiyona cy'uko sezo ifunguwe. Sinzi wemera nibura muri yo angle ntabwo ari competition ya danger ku buryo umuntu anayipimiraho umutoza ngavuga ngo kubera twe Super Coupe ntatware shampiyona cyangwa cy'amahoro yagize umusaruro. Byaba bitwaye iki ko ijya kuba inakaraswa muri context ijya kuba friendly, ijya kuba umukino nawo wajya kuba nka gicuti? Ibangamirite imyiteguro ya sezo ku yandi makipe. Invitation de spectacle yawe ariko ntabwo nubwo tutarabigeraho, kuko ntabwo turayiha ingufu zihagije, nubwo tutarabigeraho, ariko ni igikombe dushaka guha valeur ku buryo uwatwaye shampiyona n'uwatwaye igikombe cy'amahoro baba honoré, batangira ikira gikorwa. Ni ikintu ni symbolique. Yego voilà, ni ikintu ushaka kuvuga nabuze iryo jambo. Symbolique ariko bifite valeur yayo. Kujya kukibanaliza kuvuga ngo undi arimo arakora ibye ni ubukwe bw'abanyamupira bwa federation, utavuga ngo kwa so hari ubukwe wowe ugiye gukora ntuza yindi ifite ibindi birori bitabite. Mfite ikibazo kimwe cya nyuma. Imibanire yanyu ubundi n'amaklub agize league imeze ite? Kuko njye mbyumvira mu mikoranire n'imibanire communication, kuko icyo kibazo cya Mukura mbere yo kwandikirana mu buryo buri officiel hakabaye hari communication, muvugana n'amaklub mubasobanurira. Urakoze cyane. Icyo nkoze mu kanya nta minota 30 ishize uwo murenzi Musoni amubwiye sasa sinzi approche mugira ngiye mbona atariyo, kuko sinzi impamvu mu ikintu ukigifata muri iyo angle y'intuza wakwapushije abantu. Hari n'ibyo bagufasha mu na conseil baguha, ndashaka organize iki kuko ni ugufasha amayikipe, kuko hari ikintu kizazanira ikipe, kandi ikipe zihora zirira ubushobozi, turabizi ni ikintu gihari byose. Ubundi ngiye nabyita gupositiva, ifo gupositiva tukajyana muri ntuza ariko biragoye, bisa nkaho tudusubira inyuma gato. Reka tudasubira inyuma gato. Evenement barayifashe ku rwego rw'igihugu, numvise bari ufite n'urwandiko runandikiwe
ruvuga ngo ivanye kuri iyi tariki ijyanye kuri iyi tariki ntacyo mufite mubikoraho mukomenetse ekipe bireba ntabwo bibujije polemiki ntabwo barazi ngo baratwanga ariko nawe iyo approche SG mbere yo kubasubiza mu buryo burofisiyeri hari call yo kubagira inama mwabikora gutya ese ntitwabikora gutya ko byakozwe ubwo bivuze ko bitabanyuze kuri iyo ka particulier twacuvuze ko mvanze amadosi ko byakozwe byarakozwe na ba nyine byose babaze bihamagarire nani Mike babaze byarakozwe cyane n'amasaha menshi maremare dushaka solution hamwe nk'uko turimo dushaka solution mu ngubu ya mukuru irakorwa ariko ikibazo hari igihe ibyo byakozwe batangariza bakabaha yindi ntuza yuko bitakozwe ariko SG umuntu nyine ubwo ndanabihuza n'imibanire n'amakipe na ligue kuko nk'uyu munsi harabura iminsi ine ngo shampiyona itangire super coupe itangiza shampiyona naho ayo mabwiriza arubahirizwa ariko ntibazi bakoze recruitment ntibazi umubare w'abanyamahanga bazakinisha icyifuzo baragitanze bose bakiemeranyaho nk'ama club azakina ligue ariko habaye nyinshi muri iyi minsi SG zirabaye mu gihe gishize mu cyumweru gishize hari yabaye kuki iyo ngingo ntabwo yihutirwa uremeranya nanjye ko ingingo ikomeye muri iyo ngiyo ari iyo mubare yes ni umubare uriya mubare uremeranya nanjye ko ari decision atari sportive gusa aha nibaza ko naho hari ikibazo niba hazamo na politike kuko ntabwo ari politike ndavuga ni decision yindi ifata izindi ze kuko icyo gihe harazamo mushobora kubivuga muri angle imwe biriya bizamura urwego rw'abakinnyi b'abanyarwanda iyo mu makipe akomeye hakinyemo abanyarwanda batatu muri kuri feuille de match hakazamo batatu kuri 11 yes undi akavuga ati ni ukwica chance z'abana b'abanyarwanda undi akavuga atoya abo batatu bazavamo azafasha national team kuko urumva bikoze deja kuri national team ikibazo rero kiri mwebwe nka Ferwafa mubibona mute icyo gihe rero niyo nama yabaye sigiye hari approche yakozwe uri umuvugizi SG uri umuvugizi tukabihinduye neza nta conclusion iraba umuvugizi ababeshye cyangwa avuze ibyo tasabwe ariko uburyo munabivuga sibwo iyo muvuze ngo batatu muri 11 kandi muri 20 bari kuri feuille de match hajyaho 12 ahubwo numva ari nko gusobanura ngo abanyarwanda ntibashoboye ntibakina muri babandi 11 ntibafite ubushobozi bwo kujyamo navuze ngo tuvuge ngo scenario narikoze ni scenario nari nkoze ntabwo ari ukuvuga ngo niyo realite ni scenario nari nkoze ngo tuvuge mu makipe ane ya mbere cyangwa 5 hakinyemo batatu noneho ugafata 15 ndavuga hari umuntu wabifata kuri iyo angle nayikoze scenario mvuga ngo hari umuntu wabifata muri iyo angle undi akavuga ngo ahubwo byafasha babandi twakuramo 10 bangahe bishuwa ko bashoboye dore ko n'ubundi igihe twari dufite abanyamahanga benshi abandi 10 twavanye hanze bagakora equipe nationale nziza dore SG n'ubundi igihe twari dufite SG igihe twari dufite abanyamahanga bake ntabwo ariho umupira wa ikipe y'igihugu yakomeye nabyo cyaba ikimenyetso ubwo cyakanatumye mwankuraje uwo mubare muri abanyamahanga ariko gira ati ubwo twakinishaga batatu nta gihugu twatsinze si garanti ko nidukinisha abanyarwanda benshi ikindi haba harimo na contradiction kuvuga ngo abanyarwanda ntibashoboye kugira ngo bakine reka tubasigire iyo freedom numva atari byo gewe mu myumvire yanjye nubwo rero nk'uko tudepase
niko rero na deba zindi zakomejwe muri federasiyo ku buryo atari ikintu cyari gupfa guhubukira ngo amabwiriza ngo yaje ujye tubasubiza ako kanya ni ibintu mugomba kudebata n'ibi ngibi muvuze ubu ngubu ni inama biragifite na consideration hari ababyumva gutya hari na benshi muri excom babyumva batyo cyangwa mu groupe ya federation ariko tukagira igisubizo dutanga tuvuga ngo twahuriyeho twese ariko icyo umuntu yibaza kinakomeye bwana SG abanyamuryango abagize excom batorwa n'amaklub bava mu maklub yacu amenshi yo mu cyiciro cya mbere hanyuma amaklub yacu yose uko 16 arifuza ko abanyamahanga biyongera iki federation excom yatowe muri ya maklub ahagarariye ya maklub iyo donc adashyigikiye icyemezo cyifuzwa n'ayo maklub mwumva bigateye impungenge oya ahubwo abafite nicyo assemblée générale imara nicyo assemblée générale imara nicyo oya aje kuko icyo gihe hari igihe mushobora kuvuga ati excom kuri ingingo iyi n'iyi turabashaka kumudusobanurira impamvu twifuje ibi ngibi tutagize ibi ngibi tukabidebata muri twese duhari hari abanyamuryango bose hari procedure zose icyo ushaka kuvuga ni uko ikintu abantu batumvikanaho batavuga cyose mwese ariko icyo nkwijeje cyo ni kimwe ni uko ikintu kiri muri intere y'abanyamuryango aricyo kizafatwaho umwanzuro aricyo kizashyirwa imbere ariko iyo uvuze assemblée générale izamo abasifuzi izamo deuxième division izamo ngira ngo noneho na troisième division izahagararirwa izamo abajya mu mikino y'abagore gufatira icyemezo ligue irimo première division mbaho bitabangamye numva icyemezo première division ligue yifuza cyakabaye kireberwa mu rwego rwa ligue rw'abanyamuryango nanjye ko uremera nanjye ko ibingibi bya Rwanda Premier League ukuntu birimo bibakereye birimo ibyo byose turi mu nzira igana kuri izo sosiyete zose muvuga ibintu kajya byihuta bidefanda intérêt za groupe zimwe ni ukuvuga ko ubundi ideal ushobora no gufata deuxième division ikagera ligue yayo ugafata ligue féminine ikagira ligue yayo kugira ngo zijye zidefanda intérêt zayo za spécialement ariko expérience turimo ngubu iyi ya première division ariko izadufasha kugira ngo turebereho n'ukundi twakubaka izindi ariko ndakeka ko urebye aho duturutse n'ibimaze gukorwa ndakeka ko turi mu nzira nziza ntabwo peut-être ko biziye rimwe bigomba gufatirwaho ibyemezo vuba icyarimwe ariko ndakeka ko inzira turimo ni nziza mbijeje ko icyifuzo byose kugira ngo abanyamuryango n'amayikipe ya Premier Division yigerega umusaruro bagira ni twese ni twewushimisha hari akabazo kamwe niko kanyuma nari mfite kuri iyi deba twari tugize ko kuri mukino wa Mukura kurikije uko mwabisobanuye umupira w'amaguru twemera ko ubundi atari na invention ntabwo ari ubukorikori bw'abanyarwanda twihimbiye ufite n'ahandi ariko niyo tugenze n'ahandi turibaza se dufite football iri made in Rwanda twihariye dore ko abongereza ubwabo bawuhimbye cyangwa se bawuzanye nk'uko tubyemera mu mateka ya kera na kare banononsora hari kurusha ko shampiyona turayikunda ubwabo bafite umukino urekivara n'iyo super coupe dufite kuwa gatandatu kuri ayo masaha hari imikino myinshi haba shampiyona y'icyiciro cya kabiri n'icya gatatu cyabo kuri ayo masaha exact memere muri shampiyona imikino irenga 40 bakagira n'imikino ya gicuti nayo kuri iyo saha uvuze abo bongereza Brighton za Villarreal za Leicester City na West Ham za Celta Vigo za Wolves zose utanze urugero rumwe ni byiza nanjye ndagenda guha mu Bufaransa nta yindi match ikinwa iyo ari super nta yindi match ikinwa kuri uwo munsi ni choix za federation ubwo za debataille ibingibi ni ibifite byose biraganirwa rega nta kintu kiri ntuza ngo ntabwo ari ndagushimiye ariko katwizere ko yaba kuri Mukura muza gufatanya mukabona igisubizo kibereye impande zombi
hanyuma no ku mubare w'abanyamahanga icyifuzo cy'abanyarwanda benshi kizubahirizwa Kabisa. SG Samira hano afite ikibazo. icyo nabazaga kuri Super Cup kuri umukino uzahuza ikipe ya APR Football Club ndetse na Polisi, abanyamahanga hari umubare bazakoresha, bazagendera ku mubare ngo twagenderaga muri shampiyona ishize cyangwa bemerewe kuzakinisha abanyamahanga bose bafite? Amategeko ya Super Cup ni yakurikizwa muri shampiyona, mu gihe nta kirahinduka ubwo ngubwo ntasanzwe azakurikizwa. Murakoze cyane SG. Murakoze nawe. hatari ntacyo turenzaho tumushimira umwanya duhaye Karenzi rwose ukoze iyo bwabaga umwanya gusa se arasobanuye iki gihe cyo nkuyemo babaza kumvikana na mukuru umukino we uraba niba shaka babishyurire mazutu match ibe nyuma y'indi ariko match ibe kuko hari n'akantu kazamo ko kwihagararaho ku muyobozi akavuga ati nafashe icyemezo sindi bugihindure ariko ari flexible umukino uraba ubu none abantu muri mukura bavuga akuramutse ubaye nimugoroba mukura Regis amafaranga nayo iraza kuyabona kuri ikintu umukino uramutse ubaye ukaba eda kuwa 5 nimugoroba cyangwa kuwa 6 nimugoroba urumva ko Super Cup izaba saa 9 zuzuye kubera ishusho ibintu byahawe ihura neza n'ishusho abantu basanzwe bafatamo Ferwafa n'ibyemeza ifata ku makipe yandi uzitabirwa cyane kurusha Super Cup kurenza uko byari no kuzitabira yego hari abazabikorera icyo bakavuga ati reka tumanuke ihurire ati tugendere noneho tuharire weekend ati twemeze Ferwafa cyane urumva ko banagiye bamwe bamanuka kwa 5 abandi bakagenda kwa 3 nyirizina mu gitondo kuko match yaba nimugoroba nijoro bagakomeza ibirori bakenjenga bakataha ku cyumweru. Tujyana muri Rayon Sport ngo abanyasenegal bigaragambije muri Rayon Sport umunsi w'ejo bigaragambije ndetse tuyinjiye muri ubu buryo ubwo tumaze guhereza umurongo ikibazo cya mukuru nawe turire iminota ujya gucuranga indirimbo tubabarire tugende tujyane reka turinjiramo muri ubu buryo ariko mama ugihaye indirimbo bazacyuzirika ariko bazagukubita strike ahubwo n'izago barayakata mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, ikipe y'ubukombe hano mu Rwanda, ikipe izwiho kugira abakunzi benshi cyane nyuma yaho irangije gutegura Rayon Day itsinzwe na Azam Football Club igitego kimwe ku busa igitego kimwe ku busa byari biteganyijwe ko abakinnyi b'akaruhuko gatoya baza gusubukura imyitozo Sami bakomeje imyiteguro bitegura shampiyona Rwanda Premier League baritegura n'umukino wa mukuru hari umusaza wabanye na kamarade kera mu by'umupira yarimo ashaka nimero ze ndamuzi icyo kiwukoramo ese kamarade umusari ikibazo bafite hari ikibazo umwisi afite so ugeze gutanga hari abarimo bandika bati mva ko mwigenje Ferwafa yabonye umunyamabanga arabasisi aje yabyoroheje nuko batahamagaye nta kibazo kindi Spanova nawe aragusohoza Spanova Swede afite n'ubukwe hano mu kwa 8 tabacangiye amakarita kwera arabasoje ariko icyo twashaka ati nabumva twese aradusoje ati siniya baragusomera ko kumara ntacyo kandi yemeye ko match ihari irahari banagura kamazutu match kabo mukura rwose nikomereza aho byushire mu nijoro tuzamurira isukari mu ikipe ya Rayon Sport byifashe bitasamira bakomeje imyiteguro bitegura Mukura Day ni umukino bazakina wa gishuti muri no weekend nubwo hari haje bivugwa ko ugomba kutaba ari kuzaba twizeye kuzaba kandi ukazabugwa kuri wa 6 ni Rayon Sport yakomeje kwitegura umukino wa gishuti na Mukura ndetse na shampiyona muri rusange izatangira ku munsi wo kuwa 4 ejo reza cyane viziyo ejo se vizikina buri munsi kandi vize mu kanya maze gukina na Kigali mu gitondo viziyo ko numva imikino ya gishuti komeje kuyikaza ubwo rero ni imyitozo bakomeje bitegura umukino wa gishuti na viziyo ntawo nzi kare worawuze umukino wa viziyo na rimwe wonzi n'uyu wa Mukura no gukomeza kwitegura bitegura shampiyona ubwo rero ku munsi w'ejo hari abakinnyi batagaragaye mu myitozo ari nabyo tugiye kugarukaho cyane kuri aba bakinnyi b'abanyamahanga baje 3 baje nyuma y'abandi
umukinnyi wa mbere utagomba gukomeza mu ikipe ya Rayon Sport ni umukinnyi Nathanael umwe batigeze berekana nk'umukinnyi wifitiye icyizere ku giti cyabwiraga ubuyobozi uti ngewe mureke nkomeze nkore wenda umutoza azarebe nabona hari ibyo nashoboye umutoza ntacyo azandika ngende ariko mu by'ukuri nimugoroba byamaze kuba confirmed uyu mukinnyi rwose bari kumushakira itike agomba kurira indege agenda yego agomba kurira indege agasubira iwayo cyane ko no muri bamwe muri bashinzwe kugurira ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bari muri abo ngabo babwiye ubuyobozi ko agomba gushakirwa itike agasubirayo. Andi makuru akiri mu ikipe ya Rayon Sport abandi bakinnyi batagaragaje ku myitozo ikipe ya Rayon Sport yakoraga harimo Aruna Musa Majaliwa ntabwo yagaragaye ku myitozo ko ntabwo nzi afite abandi bakinnyi ni bano banyamahanga babiri berekanwe kuri Rayon Day umwataka n'umudefanseri ku munsi w'ejo nta myitozo bakoze. bande bano banyamahanga babiri ba Senegal umwataka na rutayizamu nabajije w'ejo na myitozo defenseur Czech Republic cyane undi mukinnyi utaragaragaye ni Richard wavuye mu ikipe ya Muhazi aracyafite ikibazo cy'uburwayi we ntaragaruka mu myitozo. aba Senegal rero byagenze bite twagiye Farnganye umudefenseur yitwa nde yitwa Faringanye na ndebera izina rye umudefenseur mu Senegal baje ari babiri management yabo nimwe Rikaroza uduha amafoto cyane abo bantu rero baraje nimwe nibyo baraje umwataka umutoza ntiyamukunze Faringanye ariko n'abandi bakubwira ko rwose ngo nta kirimo sibyo mu kibuga bavuga ko ngo badashoboye noneho basinye pre-contrat burya ntabwo ari contrat ni pre-contract pre-contract basinye amafoto bagomba gusinya indi contrat bageze hano noneho umutoza yarabanze yanze umwataka ahubwo cyo koza umudefenseri we ni mwiza nta kibazo we mwamufata mwamusinyisha yego noneho baravuga bati uko ubwo harasinya umwe undi agende umwataka nawe umudefenseri nawe atoya niba umwataka adasinye ubwo nanjye ntabwo ndi businye urumva bakubwo ni management yabo niba ari umusinya twarasinye pre-contrat mukaba mushaka kumwima contrat sibyo kandi bakayisinya ntabwo yahawe gihagije ngo bereke icyo ashoboye ubwo bombi ntibasinya barivumbura twebwe tuzabarega dukurikije amasezerano dufite turemera ko ahagije kugira ngo tugire dutanga ikirego so kugeza ubu nuko bimeze banze kwitoza ikipe nayo iravuga ko bagize ubwo mwanzuro ngo nuko bose barekura bakagenda na wa munyagabo bose ko ari batatu bari baje ejobundi bakagenda hagashakwa abandi uwo twakwita umuswa dukurikije verisiyo yaba ari uwo yaba ari umwataka umwe Samira yemezaga ko akazi se nabonye akina none se ko Samira ugahinduke Regis ahangaha ikiganiro kiba kiriho ujya kubeshyera ndivugarira nzi ibyo navuze ndimo mubwira urabonera kubwira ngo Samira asterezo ushingiye kuri profile uriya mukinnyi si mubi ariko ntabwo ari mubi ariko twagenderaga kuri interview utagiye mu kibuga ngo akine umubona uretse twabigenderaga kuri interview ya Robertinho niyo bavuze ko azahura na komite bagashaka umwataka ko namwataka uhari ndakubwira nti Robertinho yavuze ko nta mbura icyo yashatse gusobanura nuko mu bataka bahari nta kirimo utangira kuvuga ngo urumva ngo ntarababona ndakubwira ngo usibye n'abiriya timu ya Rayon Sport baba bari mu nzira cyangwa bahageze n'abaza polisi na za perezida z'abahanganye Robertinho ni professionnel arabazi ko azahangana nabo ushaka kwisiga irangi uti oya urumva ntarababona ese wakwanga abantu utarabona icyo mubwira bano batoza baba ari abahanga ntabwo yari kuvuga ko hari kuba hari intwaro iri mu nzira niyo yari kuba iri mu nzira yamurebye yamwitegereje ngo abura amakuru yayo yemeze ko azaba ari umwataka bazaba bari bukenere yari abizi rero umwitozo waragiye wisiga irangi ugafanga ibidahari nari kuza nkicara nkavuga ngo
umwataka ni mubi nkavuga uti ntakirimo uko umutoza yari yabivuze yavuze ko azicarana na komite na perezida bakareba abantu bari Christian ko yavuze ngo ariho kuri ku busatirizo ariko Samuel aho mu defanda yavuga ko umuntu atarakora imyitozo neza ariko ntamubwira ko yakoze akantu k'akawomapa ntabwo umuntu yagashingiraho amujije ariko nanone umutoza w'umuhanga ntabwo ari kugashingireho amugaya kandi uvuga ngo yari yamubonye ikindi kintu nk'ubu abafana b'ikipe ya Rayon Sport bari bazi ko ubuyobozi bwazanye abo bakinnyi batatu sibyo ari abakinnyi beza kandi baje gufasha ekipe noneho abo bakinnyi cyagomba kugenderwaho n'umutoza ukanaberekana abo bakinnyi bitwa ko nose nimba Rayon Sport afashe umwanzo kujya kuberekana twanabigarutse hanga ngo twaba abakinnyi ni basinye rero kontara y'umutoza kuko ari uzabaza amasino uvuga ngo appreciation ubushishozi bw'umutoza nibwo bugomba guhabwa agaciro kurusha ibyo abafana bavuze kurusha ibyo komite yavuze mu bijyanye n'ikipe ijya mu kibuga ibyo ndabyumva ariko noneho nimba abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bari bazi ko ikipe yazanye abakinnyi abo bakinnyi ntabwo ari kuza ngo ubwire ngo abakinnyi ngo nta kintu kirimo ubundi Roberto yo gufata umwanzuro kuri iriya match ya Zamu akabaterekamo hariya noneho n'abafana umutoza uri ku rwego rwo gutwara shampiyona agezemo bwa mbere nk'iy'Abagande adatsinzwe agatwara nka shampiyona y'u Rwanda tuzi imibare ibamo kigegeno ntubyari ibindi bindi ayitwara agatuma ikipe igera mu matsinda akajyana ikipe ya Simba agatsindwa umukino umwe muri shampiyona Tanzania bahanganye bimeze kuriya nuvuga ngo ubushishozi bwe buroroshye kuba yabona umukinnyi akabona ko ari igihugu ko ari ikiwanda icyo nemera cyo babivuze rero nta mpamvu yo kubidisita bari abantu sinigeze imbaga ya numva ku buryo bazaza nangabo yico ndari aha ngaha nta kibazo twagize kuri abo bataka ngo tubimubazeho ariko ntumve interview y'umutoza nese ngira ikikango none ahera ari akirerekana bataka kandi bahari ngo basinye ariko icyo tutemeranyaho ni kimwe ntabwo naje ngo nicare kuri izi mikoro za Fine FM ngiye mvuge ngo Rayon Sport ngifite ngo umwata kubica bigaca icyo nasaba Robert Nyasamagara perezida bagombaga kujya mu kibuga bakabareba cyangwa se bakaba icyo gihe n'ubu ngubu birumvikana umutoza n'ureba babonye bihagije imyitozo umwerere igera ko uwo mutoza kandi yananiwe akora interview yari yeretswe ntabwo mba numva ukuntu umukinnyi aba second top scorer muri Senegal akagenda akajya i Burayi akahanukayo hanyuma akaba ari umuswa utakina mu Rwanda byashoboka ahubwo byonyine avuye muri Czech Republic agahita hanuka muri shampiyona y'u Rwanda ubwo byo ni ikikoreka ko ari ingoroje haba harimo ikibazo ko bamubeshye za visa hari umukinnyi ukomeye cyane w'umunyazimbabwe witwa Kame Biriati yakinaga muri South Africa ahembwa 50 ku kwezi by'idolari barakina muri Zimbabwe kandi n'umwaka ushize yagiye muri Zimbabwe wabyumva hari igihe ujya mu kandi ariko waranakuze we Kame Biriati afite imyaka 31 n'ibiriye n'Afrika yari amakipe yari yamushatse za Super Sport United ntago yari yazeme yanze kuzikinira ajya hariya rero n'umunya Senegal erega hari ibintu mwibeshyamo icyiciro cya kabiri Czech Republic icyiciro cya kabiri hari amakipe menshi hano mu Rwanda kiruta APRFC yahemba uretse gato APRFC amafaranga ihemba hari abakinnyi bava muri Czech Republic akaza kuyakorera hano mu cyiciro cya kabiri hari izina ry'Imana noneho n'abakarani baho no bayahembwa reba abakarani bakora mu kazi gasanzwe ikipe ni manini ariko urumva ikipe ntayangira hembwa mu Rwanda ayo mafaranga uvuga uzabaza umuntu wo muri Czech Republic cyangwa muri Burayi uzi Czech hari abantu bakora akazi gasanzwe binjiza ayo mafaranga rero umwana wo muri polisi bita kwitonda hari yabonye ikipe mbere yuko aza muri polisi yabonye ikipe muri Iceland yagombaga kumuhemba 1500 iyo Iceland icyiciro cya mbere 1500 cy'idolari muri Iceland se haba umupira kandi mu cyiciro cyaho kimwe ndi kukubwira hari biriya bihugu ku muntu akiri Burayi ntabwo bivuze ko ni super power ni igihugu gikomeye mu deuxième division byashoboka ko umukinnyi yava hari akaza mu Rwanda kandi agakina akanahembwa akabaho neza igihari ni uko uyu mukinnyi Farngani Robertinho yamaze kubwira perezida ko yaramubajije ati waba warishyuye nizere ko utarishyura kuko niba utarishyura ntukore ikosa abakinnyi ntago mbashaka urumva rero kuko Robert afite izina ntabwo amuzanireho imfube n'injonjori ngo zitoze zikwicira izina abyemere yamaze kuzamura profile ku rundi rwego ibi bikaza kuri ya kosa naho twabuze tuvuga ry'uko abantu biha gusinyisha abatoza bataraza
bishoboka ko no muri aperi icyo kibazo gishobora kuba kiri wenda ukaba kitarabasitinga. of course nawe nticyabura rega ntabwo hari n'igihe umutoza nawe ubwe aba yifitemo ibyo bintu byo kwikundira kurekirita akavuga ati ni gute mu ndakiritira ndizanira abanjye nizeye nabyo bijya bibaho kuko ibyo bavuga no kuri aperi mu by'ukuri urebye ku bakinnyi profile baguze n'iki ntabwo wasobanukirwa uburyo uyu munsi umutoza atabakinisha